numvise inkuru nziza ko Yesu akiza kandi afite imbaraga zirenze izabo mu isi. Nubwo nabo bakize indwara ntibakize imitima, Yesu we byose arabikiza, arengeje abo mu isi imbaraga. Niwe wenyine wabyerekanye igihe yari mu isi, yahamije ko hari imbaraga ziva ku Mana zihambaye. Niwe wenyine wabyerekanye igihe yari mu isi, yahamije ko hari imbaraga ziva ku Mana zihambaye. Muganga wo mu isi wabishobora, wakiza umubiri n'umutima, nyamara Yesu yarabikoze. Kandi nawe ukeneye gukira, musange niwe wenyine wabyerekanye igihe yari mu isi, yahamije ko hari imbaraga ziva ku Mana zihambaye. Niwe wenyine wabyerekanye igihe yari mu isi, yahamije ko hari imbaraga ziva ku Mana zihambaye. Niwe wenyine wabyerekanye igihe yari mu isi, yahamije ko hari imbaraga ziva ku Mana zihambaye. Niwe wenyine wabyerekanye igihe yari mu isi, yahamije ko hari imbaraga ziva ku Mana zihambaye.